Ikaze kuri Niva Paula Vlog, uyu munsi twahisemo gusubiza umukunzi wacu yadusabye ko twagira icyo tumubwira ku bwato bwa Titanic, nibyo rero tugiye kureba. Umuntu ikiremwa rukumbi ku mubumbe kizi ubwenge kandi gitegeka isi. Iyi si tuyibona uko imeze uyu munsi kubera ubuhanga n'ubuvumbuzi bw'abantu bavumbuye umuriro, bava ku guhiga no kuba mu mashyamba, bubaka imiturirwa, barorora, bazana internet n'ibindi. Kimwe mu bikorwa bidasanzwe byakozwe n'abantu harimo n'ubwato bwa Titanic, ikimenyetso cy'ubuhanga n'imbaraga z'ikiremwa muntu, umuturirwa mu mazi. Uyu munsi icyegeranyo ku bwato bwa Titanic, ubwato bw'agatangaza, akandare ubwato bwari butose buteye amabengeza dore ko bwari bwararemewe kugenda mu mazi. Mu mwaka w'1906 kampani y'Abongereza yitwa Cunard Line yamuritse ubwato bwitwa RMS Lusitania, bukaba bwari ubwato bunini bwiruka cyane bufite uburebure bwa metero 240, bukaba kandi bwari ubwato bufite ubushobozi bwo gutwara abantu nibura 2198. Ariko kubera ishyari ihangana nibyo byatumye kampani ya White Star Line igira igitekerezo cyo kubaka ubwato bw'akataraboneka burenze Lusitania ya Cunard Line. Titanic, ubwato bwiza buteye amabengeza, ikimenyetso cy'imbaraga n'ubwibone. Ubwato bwari buje gukuraho Lusitania, gusa birangira Titanic isize Lusitania ku isi y'abazima. Ubundi Titanic bisobanura intakorwaho, ikaba yarubatswe na sosiyete yitwa Harland and Wolff Shipyard. Kapiteni w'ubwato akaba yari Edward John Smith, umukapiteni wari umuhanga kurusha abandi bose muri White Star Line. Titanic bwari ubwato bufite buri kintu cyose ikiremwa muntu cyakenera, bufite internet, ubwogero bugezweho, ibibuga byo gukiniraho imikino itandukanye, salon de coiffure ku bagore, amaguriro y'ibicuruzwa ndetse n'ibintu byose buri muntu yakenera, ku buryo buri wese wari kuzabugendamo bwari kuzamubera urwibutso mu buzima bwe bwose. Titanic kandi yari ifite ubushobozi bwo gutwara abagenzi 3320, bufite ibyiciro bitatu bitandukanye bizwi nka first class cyangwa imyanya y'abanyacyubahiro n'abagwizatunga, hakaza second class ndetse na third class ari cyo cyiciro cy'abaciriritse, gusa nabo babaga bafite ahantu heza ho kurara ndetse banarya neza. Ku itariki ya 31 Gicurasi 1911 nibwo Titanic yashyizwe hanze, bibera imbere y'abantu basaga 100,000. Ku itariki ya 10 Mata 1912 ku isaha ya 6:15 nibwo Titanic yatangiye urugendo rwayo rwa mbere, aho yagombaga guhagurukira ku cyambu cya Southampton yerekeza i New York, ariko ibanza guca Cherbourg mu Bufaransa ndetse na Queenstown muri Irlande. Ku ya 10 Mata 1912 ahagana saa 12:35 z'umugoroba nibwo Titanic yageze Cherbourg. Ku isaha ya 2:10 nibwo yahagurutse aho Cherbourg yerekeza Queenstown muri Irlande. Naho ihagera ku ya 11 Mata ku saa 5:30 za mu gitondo, nyuma iza kongera guhaguruka isaa 7:30 z'amanywa, nuko ikomeza urugendo yerekeza New York. Nyuma y'iminsi ine Titanic iri mu nyanja iyobowe na Captain Edward John Smith yaje kugonga agasozi k'urubura, biza kuviramo ubu bwato bw'igitangaza gusandara. Bwararohamye butabashije kugera i New York. Nyamara abari bayoboye ubu bwato bari baburiwe kuva kare n'andi mato yari ari mu nyanja nka Colonia, ariko bavunira ibiti mu matwi. Ubu bwato bumaze gukora iyo mpanuka, bamaze umwanya batanga ubutumwa bw'intabazwa buzi nka CQD, Come Quick Danger, ndetse biza kugera aho bakoresha ikimenyetso cya COS, Save Our Soul, ariko ayandi mato yabagezeho atinze kuko bari bari kure, mbese babonye ubutabaza abagenzi bamaze gupfa benshi rwose. Saa 8:15 Titanic yatangiye gucikamo kabiri, nyuma gato igice kimwe cya Titanic cyarebye hejuru, umuriro urabura. Ahagana isaa 8:20 z'ijoro igice cy'inyuma cya Titanic cyarebye hejuru. Ubwo bwato nibwo yahise icubira mu nyanja, imanuka, abasaga 500 bazimira mu nyanja, biba iherezo rya Titanic. Titanic ikaba yubakwa kandi
yari ifite abavandimwe babiri Olympique na Britannique. Titanic kandi yari ifite uburebure bwa metero 269, ubugari bwa metero 28 na metero 50. Mbashimiye ko mwese twabanye cyane rero turebera hamwe kuri ubu bwato bwa Titanic. Mbibutsa gukora like, share, subscribe ku batarayikora ndetse na comment kugira ngo dukomeze kubana kuri Niva Paula Vlog, ariko nanone bararikira gukurikira story. Ni story y'uruhererekane tugiye kuzatangira muri iyi minsi, nayo muzayikurikire mwumve ibiyibereyemo. Nge ndi Cynthia Nishimwe.